gahunda yacu no kugira ngo tugire improving cyangwa se tuzamure impano z'urubyiruko kizamuka. Ni icyo prefera muri byose? Ikintu cya mbere niyumvamo cyane ni ukuvuza ingoma. Yego, ni ukuvuza ingoma. Byumvikana ko ni itorero. Kuvuza ingoma biri ku ruhande, n'itorero biri ku ruhande. Turi abanyarwanda, dukunda u Rwanda. Ni Yego Talent Rwanda igamije kuzamura impano mu rubyiruko, aho tubategurira ibitaramo kabiri mu mwaka, mu kwezi kwa gatanu ndetse no mu kwezi kwa 12. Icyo tugamije rero no kuzamura impano, ariko twirinda ibiyobyabwenge ndetse no n'imibonano mpuzabitsina idakingiwe. Bica mu mpano rero. Ntago mpagaze njye nyine muri ako ndi kumwe n'umujene, kandi ikindi ntago nakihero ko babaza kuntu mumeze neza abantu bari mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse iburasirazuba, iburengerazuba, iwacu ndetse n'abadiaspora. Reka mbwe ntimutambuke rero kuri ino channel mudakoze subscribe, comment ndetse n'ibindi kugira ngo muduhe ibitekerezo. Reka rero ntangire muho mwanya yivuge, avuge uwariwe n'icyo akora. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Mbonigaba Innocent. Mu kigo cy'urubyiruko bakunda kunyita maître bitewe n'ibyo nkora. Yego, murakoze. Aragira ati nitwa maître rero uraza kutwinjiza muri wowe nyawe n'ibyo bintu ukora byose, ubitubwire, utubwire uburyo ubikoramo, ubundi dukomeze. Urakoze cyane. Nkunda kubyina kinyarwanda, nkunda gukina skate, ndetse nkunda no kuvuza zira ngoma z'umutagara, n'ingoma bita jembe, no kuvuza ingoma mu kanwa kanjye. Yego. So niba mbyumvishe neza rero ufite impano zitandukanye, kandi nibyo koko gahunda yacu no kugira ngo tugire improving cyangwa se tuzamure impano z'urubyiruko kizamuka. Ni icyo prefera muri byose? Ikintu cya mbere niyumvamo cyane ni ukuvuza ingoma. Yego, ni ukuvuza ingoma. Byumvikana ko ni itorero. Kuvuza ingoma biri ku ruhande, n'itorero biri ku ruhande. Itorero no kubyina kinyarwanda, ndetse kuvuza ingoma no kuvuza za ngoma za kinyarwanda. Urakoze cyane. Ese hari ahangaha uhamaze igihe kingana iki? Mu kigo cya Maison de Jeunes cy'urubyiruko mamazemo imyaka 13, kuko naje mfite imyaka igera muri 6-8 aho ngaho hafi ngaho. Man, ufite experience. Bivuze ngo ntago ari ibintu byoroshye umuntu umaze imyaka 13 ahantu, ubwo nge ndaza mbaza, ariko ibintu byose urabizi. So ni byiza uhamaze igihe kinini. Ese nk'ama opportunities atandukanye y'urubyiruko avugwamo mu bijyanye n'imyidagaduro ahagaze gute, bimeze gute? Ikintu cya mbere uragira uti ni Mbonigaba Innocent cyangwa se maître. Byumvikana ko igihe kinini kirenga imyaka iri hejuru y'10 niba ntibeshye, hari experience yagiye atuganirizaho uburyo akora, ndetse atubwira ko mu kigo cyabo cy'urubyiruko cya Kimisagara harimo ama opportunity agiye atandukanye atuma bagera ku ntego zabo. Yatuganirije kandi ku bijyanye n'impano afite. Atubwira ko azi ibijyanye no kuvuza ingoma, kuvuza cyangwa se kubyina mu itorero, kubyina bisanzwe. Yagiye atuganiriza ubuzima abayemo cyangwa se hamwe n'itorero rye, bene u Rwanda nka groupe bakoreramo kubijyana no kugaragaza impano, kandi atubwira ko bafite abana benshi bafasha mu kuzamura impano. Ikindi kiyongereho twaganiriye, atubwira aho yatangiriye, uburyo n'inzozi yari afite. Agenda atubwira uko yatekerezaga, ntago ariko we yisanze, ariko bimwe muri byo yagiye abibona, aho akenshi usanga ibyo arimo abikunze kandi bimurimo. Ni Mbonigaba rero Innocent bakunze kwita maître.
twaganiriye nawe atubwira ubuzima yagiye abamo, yiga, atubwira ubuzima yabayemo, aho bakorera cyangwa se berekanira impano. Iyo timu babamo ari umuntu ubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo bagaragaze izo mpano, kandi atubwira n'inzozi afite ejo hazaza, aho atubwira ko yifuza kugera kure hashoboka, akaba ariyo mpamvu ashyiramo imbaraga cyane kurusha ibindi. Ni Yego Talent Rwanda igamije kuzamura impano rero mu rubyiruko, aho tugenda tuganira n'abajene bagiye batandukanye mu rwego rwo kugaragaza ibikorwa byabo. Kuri uno munsi rero cyangwa se kuri kino gihe twasuye urubyiruko rwa Kimisagara, aho twagiye tuganira ibintu byinshi bitandukanye. Twaganiriye n'ababyinnyi, tuganira n'abaririmbyi, tuganira ndetse n'ababyinnyi ba Kinyarwanda. Byumvikana ko buri hantu hose twahakoze. Reka rero uyu mujene twagiye tuganira yatubwiye uburyo mu kigo cy'urubyiruko cya Kimisagara bakora ibirori mu rwego kugira ngo bagomeze babateze imbere mu mpano zabo, ndetse batubwira na gahunda bafite mu minsi iri imbere kugira ngo bazamure impano zabo, aho twagiye tubona ko we ubwiwe afite impano irenze imwe. Kandi gahunda yacu akaba ariyo kugira ngo tubereke abantu bashyashya, abantu bafite creativity, kugeza uno munsi wa none twifuza ko bagomba kujya bagaragara kuri ino YouTube channel cyangwa se n'izindi social media zacu. Wajya uzikurikirana ko zose ni Yego Talent Rwanda igamije kuzamura impano z'urubyiruko cyangwa se muri rusange upcoming artist. Ndetse ndajya mu bwango nyaboneka nta yindi nkunga, nta kindi turi kubasaba usibye gukanda subscribe, ugakora comment, ugakora share kugira ngo dukomeze gusharinga bino bitekerezo kuno kuzamuka kwa runo rubyiruko. Nimwibagirwa kandi tubategurira event kabiri mu mwaka, mu kwezi kwa gatanu ndetse no mu kwezi kwa 12. Turifuza ko rero mujya mudukurikirana mukaduha ibitekerezo bigiye bitandukanye. Nawe wifuza kuba twakorana ama interview, ushobora kudusanga mu kigo cy'urubyiruko cy'akarere ka Gasabo, aho dukunze kwita Maison de Jeunes Kabuga, cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero 078 07 13 ubundi ukatugana tukagufasha.